ikintu nacyo turakirambiwe, kantu kajyanye na puranka rwose, ibyo bintu mubyihorere. Abantu bari kuza badusikaminga bakora ibintu kugira harwike, ibyo bintu mubyihorere. Melody na The Ben mubona hari ikibazo bafitanye? Ntacyo. Bari kuzengurukana muri show, bari gutwikana, mwe mwarangiza ngo iki n'iki? Mujye mutubwira tubarebera ibintu bya n'ubundi dusanzwe tubakunda. Hamureke ko ubu ako biriya bintu njyewe comment yanjye mbishyiraho byagiye bisenya ngo izina ry'uwitwa The Ben. Ngo rwose ngo Melody ngo ese ngafata hit itariye. Mbere ngo ubundi ngo umwami yari umuntu bita The Ben, ngo ni nyuma y'uko uwitwa The Ben ngo yakoze ngiri kosa, ng'indabo zanjye isora atari urukundo, ngo rwose ngo abantu ngo baheze kwisiga bari biteguye ko ariyo bazifashisha ibakuraho, barimo nanjye, ngo rwose ahita haboneka ngo uwitwa ngo Bruce Melody, shanga ahita akubita ngo byaganje, ngo n'inkundi muvandimwe ngo nawe bari wababanjirije, ngahita akubita ngakubita ng'indirimbo y'ubugome, ngo bahita sinabyaye. Ngo umuvandimwe yamaragaho ng'indirimbo itaravuzwe rumwe na Scovia, itaravuzwe rumwe na Scovia, ariko njye narayikunze, ayikunze rwose. Ariko bamwe mu biyubashye ngo bagiye ko babifata ukundi kuntu, ngo ariko nyuma ngaza guhurira ngo hamwe ngo mu gitaramo ngo n'uwitwa ngo Ishi ngo yatukaga Shahu. Ibyo bintu turabireba dusanga nta shingiro bifite. Ababoro bafite ukuntu badufera, ikintu cyitwa puranka rwose mukireke, dusanzwe tubakunda n'ubundi twabareba niyo mutatubeshya. Mureke ikintu kijyanye na puranka. Umuntu bitwa Zeo, umuntu bitwa Olix, umuntu bita Ishi, umuntu bita noneho Zeo we mwokabyaramwe nta n'indero mu Kirundi niko bavuga. Rwose nk'ikintu ngo cyitwa disi ngo aba ameze ngo nka Kendrick Lamar niba nibeshye, umuvandimwe ngo ababaka ngo ntatinya ngo no kugutuka kuri nyoko ngo ku gice cya wakiwaki, ngo rwose ngaravanga ngo ni nko kumva ngo disi ngo noneho ndabonye disi y'abaraperi bari kuzamuka papa, imaraho igira imaraho. Ariko urumva nimushaka ko nyibakubitamo nayo mundabure muri komete. Yo disi imaraho papa. Noneho ikintu kibabaje muri iyo disi rwose ni na featuring aba bombi. Kudisinga umuntu noneho mu ndirimbo wamudesinzemo hakaba harimo vase zawe, rwose ngo umuvandimwe yanditseho. Ariko ngo ni nyuma y'uko ngo n'uwitwa nguzeho ngo rwose muri hondamo, nimwitegereza muzabonamo akantu ka Ishi ukuntu nimureba muri video za ndi kuvugishwa za Zeo Trap, rwose hagiye harimo Ishi Kevin. Ibyo bintu mubyihorere, ni puranka twarabavumbuye.